ubundi muri RMC akaba hari urundi rwego umuntu yajuriramo aramutse atanyuzwe n'imyanzuro nk'uko ubona mu nkiko zisanzwe ushobora gutsindwa mu rw'ibanze rwisumbuye rukakurenganura cyangwa urw'ikirenga. none se muri RMC bafata imyanzuro irimo ibihano bikomeye hari n'ahantu wajya kujurira ubwo harimo ubutabera ntabwo burimo. ikindi navuga wenda ni nko gufatira umuntu imyanzuro ataburanye. njye ntabwo naburanye sinzi impamvu rero bagomba kumfatira imyanzuro urumva. kandi ikindi nanone nabonyemo umuntu mu bafata imyanzuro bari babiri, umwe ntabwo yari ahari, hari umwe mu bari bahari icyo gihe nta nubwo twaburanye. ikindi cya kabiri ntabwo uyu munsi kuki babemereye ko abanyamakuru binjira kandi batarashaka ko baza mu kuburana. korona yararangiye se kariya bavugaga ngo umuyobozi w'amakuru Musinyi nk'uko babivuze akadomo Musinyi.com ngira ngo ni ya RMC yafashe umwanzuro kuri iki kirego igizwe na komiseri njyewe Uwineza Liliane ndi kumwe na mugenzi wanjye Revera Pasiteri Uwimana Jean Pierre. nuko umunyamakuru agomba kwisegura nyine kubasoma kuko hatangajwe inkuru ituzuye idafite n'ibimenyetso, ni ukuvuga ngo kuyobya abasomyi. ibyo bigakorwa bitarenze amasaha 24 uhereye ku isaha umwanzuro wasomewe. umwanzuro wa kabiri ni ugukosora inkuru, ni ukuvuga ngo ibyanditswe mbere mu isesengura ryakozwe si byo, noneho ntihakorwe gukosora. niba umunyamakuru afite ibimenyetso nakosora inkuru kuko ari inkuru y'ukuri, ariko niba adafite ibimenyetso inkuru z'ibinyoma zatangajwe zikurweho kuri icyo kinyamakuru. ibyo bigakorwa bitarenze amasaha 72, nabyo ayo masaha abarwa uhereye ku isaha umwanzuro watangarijweho. hanyuma icya gatatu ni uko ibi nibidakurikizwa hazakurikizwa ibigenwa n'amategeko. ubwo rero bo bazakurikiza itegeko rivuga ko ubundi n'itegeko rivuga ko iyo wagize ikibazo ku nkuru asabye ko igororwa cyangwa ikosorwa n'ibikorwa babona kwitabaza RMC, ariko ibyo umenya ko bitakozwe. RMC nayo iyo bigenze gutyo ibanza kunyuza muri executive, icyo ni cyakozwe. ni icya kabiri. icya gatatu RMC yari gukora nuko bari kubwira bari abantu ati rero itegeko rivuga gutya na gutya na gutya. iyo byanze muri RMC uwaregeye muri RMC n'ubundi akomeza kuregera mu rukiko. ubwo rero iyo muri RMC byanze bakomeze tujye hehe imyanzuro ko nyakire numva ntabwo ari myiza. ntabwo ari myiza nayisuzuma. ngira ngo ni imyanzuro igera kuri 3 harimo uvuga ko ugomba gukosora iriya nkuru. uwo nguwo wakiriye ute? bagaragaje ko mu busesenguzi bakoze ngo ibimenyetso byawe bidahagije kugira ngo inkuru ibe yuzuye. niba bidahagije bajye kundega mu rukiko. bivuze ngo kukuba wakosora iyi nkuru ntabwo witeguye kuyikosora. nakosora inkuru se mfite ibimenyetso. reka ntabwo bishoboka. ngira ngo umwanzuro wa kabiri uvuga ku kwisegura ku basomyi ubabwira ko wari wabahaye inkuru udafitiye gihamya. bisegura bose ko byagenze gute? bari kuvuga ko wabahaye inkuru udafitiye amakuru yuzuye. inkuru nakoze ibimenyetso bihagije, kandi iyo babona bidahagije bari kunsaba n'ibindi. bari kuza bakansaba bati ko naha tubona harimo ikibazo baduhaye ikindi kimenyetso kirenze kuri iki tugaragaje nakibahereza. ariko bo barakora ibyo bishakiye nyine ibyifuzo byabo. n'ubundi ni nko kubona tujya kuburana twaraburanye bwa mbere bagaragaza kubogama, abanyamakuru barasakuza, ariko bwa kabiri babishyira mu muhezo. kubera icyo bashyiraga mu muhezo utarakomeza ku rwawe ruhande wabonaga babogamiye ku ruhe ruhande?
babogamiye ku ruhande rwa ADEPR nyine erega hano RMC yobowe na ADEPR none urumva watsinda ADEPR kandi ari kurega n'ubundi ari nakuranisha ntabwo bishoboka rero ikizashoboka nuko tuzajya mu rukiko nibyo byiza ndumva ngo wowe imyanzuro nta n'umwe witeguye gushyira mu bikorwa habe n'umwe kabisa wenda samugaruka ku nkuru wari wanditse ni wibutsa abantu ni iyihe nkuru wari wanditse kugira ngo abantu bamenye ni iki ADEPR yakureze ADEPR icyo yandeze ko in fact nta nubwo ngira ngo cyari n'ikirego ahubwo bakoze ibintu mu buryo budakurikira amategeko kandi bihutira kujya kurega muri RMC ariko itegeko rivuga ko umuntu cyangwa ikigo iyo kitishimiye ku nkuru yasohotse mu kinyamakuru bandika bagusaba kiba muri yakosorwa cyangwa ikavugururwa cyangwa ikagororwa bo rero ntabwo banditse basaba ko itegeko rivuga ahubwo bo banditse banegeka gusaba imbabazi bitarenze ngo amasaha 24 rero naho nkababaza si iryo tegeko rinsaba gusaba imbabazi bitarenze amasaha 24 ko ntaryo nzi umunyamategeko wawe yarambwiye ngo jewe ngo ndi mu kazi wabyanga wabyemera ngo ni wowe uzahitamo ndabwira jewe rero iryo tegeko ntaryo nzi iryo nzi ni rivuga ko wandikira igitangazamakuru ugisaba kugorora cyangwa gukosora cyangwa kuvugurura ubwo rero ntabwo babikoze njye nategereje ko babikora ko itegeko ribivuga ntabwo babikoze ahubwo bihutiye kujya kurega muri RMC ibya RMC nabyo irabibona ubundi RMC nayo ikintu cya mbere ikora babanza kubanyuza muri executive bakabaganiza bakumva buri ruhande njye nta n'umunsi n'umwe barangira muri executive kugira ngo bamaze ngo buhuze nta bantu ahubwo bihutira kujya kundega hariya mu bakomiseri mwibaza se kuki abandi banyamakuru babanyuza muri executive igihe ntibanyuzeho harimo ikibazo rero niyo mpamvu rero nari navuganye n'umunyamategeko ubundi yari yambwiye ati ibyo bintu ntubyemere ubwo nyine tuzajya mu rukiko tuburane none komite ngengamyitwarire y'uru rwego RMC ntabwo waba uyizeye ku buryo wakumva ko imyanzuro bafashe ifatika nayizera gute se icya mbere na manda yabo yararangiye ubwo sinajya twarabatoye imanda yabo yararangiye ubwo rero iyo manda irangiye ntabwo ufite ikindi wakora kuko ahubwo barimo kwica amategeko mushatse kuvuga ko bari gukora mu gihe batakemerewe gukora barimo gukora batemerewe gukora none hagati yawe na ADEPR bigiye kugenda bite ugiye kurekera kuyandikaho nareka kuyandika gute se ndi umunyamakuru ntabwo nareka kwandika inkuru izaza yose nzayandika mpfa kuba mfite ibimenyetso ADEPR ahubwo yo ntijye kundega mu rukiko tuburane njyewe ibimenyetso ndabifite rwose bihagije bariya ibyo bagenda basize umuntu utazi no gutandukanya opinion n'inkuru umuntu utazi gutandukanya opinion n'inkuru urumva umuntu yasesengura inkuru mu wewe